Mu kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, abari mu rugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwo mu Mayaga mu murenge wa Muyira ruruhukiyemo imibiri y'Abatutsi isaga 90,000. Basobanurirwa amateka ya Jenoside hakorewe aho Abatutsi bo mu byahoze ari amakomine ya Ntongwe, Muyira na Ntyazo bishwe bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bubi bw'icyo gihe, nk'uko Maître Uwamariya Charlotte na Maître Gahirwa Emmanuel barokokeye muri aka gace babisobanura. Inaha Mayaga yaragizwe n'Abatutsi benshi pe babishe turi kumwe, gusigara suko bari bangiriye impuhwe. Ni ibitangaza by'Imana. Iwacu nene hakurya mu murenge wa Kibirizi, abangerero nabo twabavanyeho twarabashyinguye, imibiri yabo tuyizana hano, akaba ari nanjye umuryango wanjye uri. Mu gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kwiyubaka, aba bahesha b'inkiko b'umwuga mu Rwanda bashyize ibuye ry'ifatizo ku nzu bari kubakira Aloyizi Mudahinyuka warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utuye mu kagari ka Migina, banamugenera ubufasha, igikorwa bagize umuryango bashima. Byari bimbabaje cyane ku buryo ureba n'igituti cyarasenyutse, ariko ubu ndishimye cyane rwose, nabuze Imana ibahe umugisha kuko mu nkuye ahakomeye nta kintu nari kuzabona cyo kuyisana. Imvura iyo yagwaga twaga dufite ubwoba ko yatugwaho. Iyo imvura yagwaga twafataga ibintu tukabyimura tukarara muri salo no mu cyumba kimwe, nicyo kitavaga. None ubu rero byadushimishije cyane pe, twabona uko tubashimira Imana mu ijuru yonyine. Maître Niyonkuru Jean Aimé uyobora urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga mu Rwanda avuga ko bahisemo kwibuka bafasha n'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ubundi ngo abanyamategeko bakabaye bayakoresha mu byubaka igihugu. Twaricaye turatekereza tuvuga ko byaba byiza twubakiye umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utishoboye. Ubwo rero twarebye uyu musaza, murabona ko inzu arimo irashaje, n'iy'ibiti kandi irashaje. Aho kugira ngo ukoreshe amategeko wubaka igihugu ukayakoresha wica abantu, aba bantu twarabagaye cyane, murabaza bitwa ba Mugesera barafunzwe, bitwa ko ari abanyamategeko, n'abandi hari n'abandi birirwa basakuza ku maradiyo ngira ngo murabumva, bose biyita abanyamategeko. Abo ntabwo ari abanyamategeko mu by'ukuri, n'abinda. Umunyamategeko nyawe ni uwubaka igihugu, akoresha aya mategeko ye ariko yubaka igihugu. Nk'iki gikorwa mubona, umuntu waje akicira uyu musaza bamwita umunyamategeko, umuntu wishe hariya tuvuye ku rwibutso bamwita umunyamategeko, n'abandi nk'abo ntabwo ari abanyamategeko, ni abanyamategeko binda. Naho umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Muyira, Karangwa Janvier, ashima iki gikorwa abahesha b'inkiko b'umwuga bakoze kuko ngo kizamura imibereho myiza y'umuturage. Ni igikorwa rero urwego rw'umurenge dufata nk'igikorwa cy'indashyikirwa. Iyo tubonye rero abafatanyabikorwa bakaza nk'uku bakadukora igikorwa kimeze gutya, ubona ko ari igikorwa cyiza cyane kandi gifitiye akamaro umuturage wacu nyirizina. Rero iyo umuturage amaze gufata igikorwa nk'iki cyangwa inyubako nk'ingi ahawe, tumushishikariza kuyifata neza, gukomeza kuyikurikirana. Abari muri uru rugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga mu Rwanda basaga 400, inzu bari kubakira uyu muturage igizwe n'ibyumba 3, ikagira igikoni, ubwiherero n'ubwogero, ikazuzura itwaye miliyoni zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Nyanza, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.